Ashimwe cyane ndabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye abashobora kumva uru rurimi rw'ikinyarwanda ndimo nkoresha mwese Imana ibaho umugisha. Ndasuhuza abakunzi bandaza vuba TV mwese Imana ibaho umugisha kubw'umusanzu wanyu muhora mutanga gukurikira ibiganiro dushyiraho kudushyigikira mu buryo butandukanye. Imana ibaho umugisha. Ndasuhuza wowe wumvishe bwa mbere iyi YouTube channel, niba utarakora subscribe uyikore hanyuma ujye ubona ibiganiro byacu. Imana ibagirire neza. Ni mwene so Iranzi Alfred. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu. Turasoma muri Luka igice cya 6 umurongo waho wa 36. Bibiliya iravuga ngo mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira. Mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira. Uyu munsi nifuje kubaganiriza ku ijambo ryitwa imbabazi. Imbabazi, Yesu ni umunyembabazi, ariko iyo abantu batamenye ko ari umunyembabazi bajya babaho ubuzima bw'ububata, kandi Yesu ari umunyembabazi. Imbabazi ze ntizirangira, imbabazi ze ntabwo zirarangira. Aracyazifitiye umuntu wese, aracyazifitiye umuntu wari we wese ku kigero icyo ari cyo cyose. Nta ngano y'ibyaha wakora Yesu atakubabarira. Icyakora iz'abantu zirashira, ariko iza Yesu ntabwo zishira. Uyu munsi nifuje kubaha cyangwa kubaganiriza inkuru yanyigishije ibintu bikomeye. Nifuje kuyibasangiza namwe. Ni inkuru y'umwana witwa Karyuri. Uyu mwana yari afite papa we umukunda cyane. Hanyuma umunsi umwe papa we agura inkoko ngo bayorore, ijye ibaha amagi, ijye ibafasha. Hanyuma umunsi umwe Karyuri arimo gukina umupira, arimo arakora siporo, agira ibyo atera umupira ugwa ku nkoko. Inkoko ihita ko irapfa. Iyi nkoko imaze gupfa, Karyuri yibajije ukuntu abigenza. Agira ubwoba ko papa we ari buze kumumerera nabi cyane. Hanyuma umukobwa wabafashaga imirimo yo mu rugo, umutantine wabafashaga imirimo yo mu rugo, abona Karyuri, abona ko Karyuri yishe inkoko, abona Karyuri yagize ubwoba. Hanyuma aramubwira ngo ari buze kumurega, ari bubibwire papa we naza. Karyuri amusaba imbabazi, aramwinginga, aramubwira ati please tantine, wambabariye, wangiriye imbabazi, ntubivuge. Tantine aramubwira ati oya ndabivuga. Karyuri aramubwira ati mbabarira, ikintu cyose wumva ushaka ukinsabe ndagikora, ariko ungirire imbabazi ntundege kuri papa. Tantine icyo yasabye Karyuri, yaramubwiye ngo okay ndabyemera ndakubabarira, ariko nawe wemere ko ibintu byose icyo ndi bugusabe, wemere ko icyo ndi bugusabe uri buhite ko ugikora. Yamusabye ibintu bikomeye. Yaramubwiye ngo urajya ubyuka mu gitondo woza ibyombo, urajya ubyuka mu gitondo ukorope inzu. Mbabwire ko iyo mirimo mu by'ukuri ntabwo Karyuri yaragenewe gukora iyo mirimo. Iyo mirimo tantine yarayihemberwaga. Iyo mirimo tantine yari yarayihamagariwe kugira ngo ayikore. Ariko kugira ngo atarega Karyuri, amusaba ko aragomba kuzajya akora iyo mirimo yiwe yakagombye kubakora kugira ngo amubikire ibanga. Karyuri yabikoze iminsi itabarika.
yagira ngo aranananiwe, tantine akamubwira ati ndakurega. Abikora iminsi itabarika. Hanyuma icyabimuteraga nyine ko hari ukugira ngo tantine atamurega ko yishe inkoko. Ariko igitondo kimwe Karyuri yarabyutse, haleluya, yumva ababajwe, yumva ararambiwe guhora muri ubwo buzima bw'uburetwa. Afata icyemezo. Karyuri aravuga ngo noneho icyo ngiye gukora, haleluya, ngiye kugenda mbibwire papa, icyo ankorera cyose akinkorere, ariko mubwire ikosa nakoze. Karyuri yaragiye asanga papa, aramubwira ati papa, mfite ubwoba ariko nta kundi, nishe inkoko ariko nayishe ntari mbigambiriye, umupira warancitse wikubita kuri ya nkoko, inkoko irapfa, ncukura icyobo ndayihamba. Papa we n'ijwi rituje aramubwira ngo my son Karyuri, wigira ubwoba, wihangayika, inkoko tuzagura iyindi, ntibigutere ubwoba, ntibiguhangayitse, inkoko tuzagura iyindi. Yesu ashimwe cyane. Karyuri muri ako kanya yarababaye, yagize ibyishimo bivanze n'umubabaro, yagize ibyishimo bivanze n'agahinda. Yibaza uburyo atigeze amenya ko papa we ari umunyembabazi kuri icyo kigero. Yibaza uburyo amaze igihe akora imirimo y'uburetwa kandi papa we ari umunyembabazi. Yishima akanya gato ariko arababara cyane. Ababazwa nuko atigeze abitahura, ababazwa nuko atigeze abimenya. Tantine aza kuza mu gitondo nk'uko abimenyereye, aramubwira ngo Karyuri kutakorofye, Karyuri kutogeje ibyombo. Karyuri aramubwira ngo ntabyo noza. Tantine atari ko wikanze iki Karyuri? Aramubwira ati ntabyo nshobora koza, ntago bishoboka. Hanyuma Tantine amubwira ko agiye kumurega kuri papa we. Karyuri aramubwira ati genda undege. Tantine atari ko wikanze iki sha Karyuri? Tantine ariruka ajya kubibwira papa Karyuri. Abibwiye papa Karyuri, papa Karyuri aramubwira ngo Karyuri avuye hano yabimbwiye, inkoko nta kibazo tuzagura iyindi. Tantine yakozwe n'isoni, Tantine akorwa n'isoni. Nshuti z'Imana, Yesu ni umunyembabazi. Yesu afite imbabazi zitarangira, afite imbabazi nyinshi, nk'uko umubyeyi azigirira imbabazi. Ariko ikibazo, hari abantu benshi batarabimenya, bataramenya ko Yesu afite imbabazi, bataramenya ko Yesu ashobora kubababarira. Yego wakoze amakosa, yego wakoze ibintu bibi bitavugwa, utifuza ko n'abantu bashobora kumenya, ariko Yesu agufitiye imbabazi. Yesu agufitiye imbabazi. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Urakoze kumvira ijambo rigukore ku mutima, rigira icyo riguhinduza, nirigufasha urisangize n'abandi. Yesu agufitiye imbabazi. Nari nifuje kubaha iyi nkuru ya Karyuri kubera yuko yanyumvishije ikintu cyitwa imbabazi cyane. Imana ibagirire neza, Imana ibaho umugisha. Urakoze kubwo kumvira ijambo, urakoze kubwo kurikurikira. Uhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.